Kuri gatandatu tariki ya 22 z'ukwa kane 1995 abanyarwanda bagera ku bihumbi 8 bari barahungiye mu nkambi y'Ikibeho, inkambi zegereye ibirindiro by'abasirikare bo muri ONU bo muri Australia na Zambia, biciwe i Kibeho n'ingabo za FPR bazizwa yuko ari abahutu. Bararashwe umunsi wose, abagerageje guhunga barafatwa bicishwa agafuni. Jambo wa FPR yifatanyije n'imiryango yabo mu kubibuka no kubasengera. Dufashe kandi kino gihe kugira ngo dukomeze imiryango y'abatakaje ababo bishwe cyangwa bapfuye bahunga bazira yuko bakomoka ku bwoko bw'abahutu, haba mbere y'ibyabereye Kibeho cyangwa nyuma yaho, haba mu gihugu cyangwa mu mashyamba ya Kongo. Turazirikana cyane yuko kwibonamo ituze ufite abavandimwe bambuwe ubuzima kandi udashobora kubivuga, udashobora kubitangaho ubuhamya, udashobora kurira ku mugaragaro, ari ibintu bitoroshye. Niyo mpamvu nagira ngo nsabe abanyarwanda bose uturere twose n'amoko yose kuba hafi ya bano bavandimwe. Tube intwari, twishakemo imbaraga zo kubakomeza no koroshya agahinda kabo. Nitwubaka u Rwanda rwacu n'imbaraga z'agahinda n'uburakari, ni rwo Rwanda tuzaraga abadukuriye. Twese abanyarwanda turi mu bwato bumwe, mureke tubohe icyerekezo kimwe cy'ubumuntu. Muri urwo rwego rero Jambo tuzirikana cyane abanyarwanda bapfuye bazira guhisha, gutabara no kuburira abandi banyarwanda, baba abahutu batakaje ubuzima batabara abatutsi cyangwa abatutsi bapfuye batabara abahutu. Nagira ngo rwose nsabe abo muri iyo miryango kutugezaho amateka y'ibyo bitambo by'umubano n'ubwiyunge, kugira ngo tubahe umwanya w'icyubahiro bakwiye mu mateka yacu, kandi batumurikire mu nzira y'ubutwari yo kubaka ubumuntu bukwiye mu gihugu cyacu. Muri bino bihe kandi byo mu kwa kane, hari n'abandi banyarwanda muri Jambo dufata mu mugongo. Hari imiryango y'abanyepolitike bishwe bazira ibitekerezo byabo bya politike, ndetse n'abanyarwanda bapfuye bazize ubusazi bw'urugomo rwari mu mitima y'abicaga. Aha natanga urugero nk'abahutu bishwe kuri za bariyeri ndetse n'ahandi kugira ngo basahurwe cyangwa kugira ngo abicanyi babone uko bica igihe, babone ifunguro ryabo ry'amaraso ry'uwo munsi. Ku bavandimwe n'inshuti zabo ba nyakwigendera, n'umusaraba utoroshye, n'agahinda kadakunze kubona aho gasangizwa, ni twebwe tugomba kubaba hafi. Twese rero banyarwanda dushyire hamwe, dufatanye, amakuba yatugwiriye atubere imbaraga zo kubaka u Rwanda rw'ejo, aho abana bacu bazakorera mu gihugu kirimo ubwiyunge n'amahoro nyabyo. Jambo ASBL yifatanyije namwe muri bino bihe.